Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe abakomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Nizera neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Uwitwa Stanislas Ndayishimiye wakoreraga Radio France Internationale RFI akaba yitabye Imana mu buryo butunguranye. Stanislas Ndayishimiye wari umunyamakuru wa radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI mu gisata cy'ubukungu akaba yitabye Imana. Amakuru y'u Rwanda yishimiye ukomoka i Burundi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri cyumweru tariki 21 Ugushyingo 2021 gusa ntihigeze hatangazwa icyamwishe. Stanislas Ndayishimiye yari umwe mu banyamakuru bakomeye cyane b'inkuru n'ibiganiro by'ubukungu kuri RFI Radio France Internationale. Yamenyekanye cyane hagati ya 2011 na 2014 ubwo yari umukozi w'iradio ya Abidjan muri Côte d'Ivoire, yoherejwe muri iki gihugu kugira ngo akurikirane inkuru zijyanye n'ihirikwa rya Laurent Gbagbo. Uyu mugabo wari ufite imyaka 59 yavukiye mu Burundi. Mwaka w'1993 yahawe buruse yo kujya kwiga ibijyanye n'itangazamakuru i Paris mu Faransa. Mu gihe yiteguraga gusubira mu gihugu cye cy'amavuko hahise haduka ibibazo by'umutekano muke, ahitamo gusaba ubuhungiro mu Bufaransa nk'uko byagiye bigarukwaho. Yitabye Imana rero mu gihe ari hashize igihe gito ahawe ubwenegihugu bw'Ubufaransa nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Akaba rero yamaze kwitaba Imana. Reka tumwifurize uko dashira, twizera neza ko umuryango ukomeza kwihangana. Padiri Jado Jambrine warwanye ku batutsi mwaka w'1963 yasezeweho, hifuzwa ko yashyirwa mu batagatifu. Mu gitondo cyo kwa gatanu tariki 12 Ugushyingo 2021 nibwo Padiri Stanislas do Jambrine de Mer yitabye Imana ahitwa Saint Joseph de Vel mu gihugu cy'Ubirigi. Mu myaka 99 yamaze ku isi, imyaka 35 yose yayihariye u Rwanda n'Abanyarwanda. Yakunze kugeza ubwo abarinda abicanyi. Yibukirwa ku magambo yavuze mu mwaka w'1933 bw'abatutsi bahigwaga bakamuhungiraho ati, aho kugira ngo bantwarire abampungiyeho baje kubica, ati ndemera mpasige ubuzima. Ni umuntu mu buzima bwe rero kuva akiri muto wakunze kwitangira abandi kandi afasha abababaye. Mu buhamya bwatanzwe kuri wa gatandatu ubwo yasezerwagaho bwa nyuma, abakuranye nawe bavuze ko akiri umwana bamwitaga Stani Depuis. Yavutse tariki 14 Nyakanga umwaka w'1922 mu Bruxelles mu Bubiligi. Yize amashuri yisumbuye muri Collège Saint-Jean-Bermond Jesuite, yiga umwaka filozofi n'indimi mu ishuri rya Saint-Louis. Muri Nzeri umwaka w'1941 yagiye kwiga ibya noviciat i Arsenal, akomereza muri teoloji i Havre ndetse na Mariento. Tariki ya 6 na Mata mwaka w'1947 nibwo yarahiye i Havre hakwinjira mu muryango w'abamisiyoneri bera. Ahabwa upadiri tariki 29 Werurwe mwaka w'1948. Padiri Stanislas de Jambrine yoherejwe mu Rwanda tariki 15 Nzeri mwaka w'1948. Atangirira muri paruwasi ya Rwaza ari umuyobozi w'amashuri. Nyuma y'imyaka 2 ajya gukorera i Kansi. Mwaka w'1953 abapadiri mukuru wa paruwasi ya Rushaki. Naho mwaka w'1956 ajya kuba padiri mukuru ibyumba. Guhera mwaka w'1958 yamaze imyaka 16 ari Paris ari padiri mukuru wa paruwasi ya Cyanika. Ahakora ibikorwa by'intangarugero birimo kubaka ibigo by'amashuri bitandukanye, imihanda, ivuriro ndetse n'ibindi. Igitambo cya misa cyo gusezera kuri uyu mupadiri wakunze Abanyarwanda ubuzima bwe bwose cyabaye kuri wa gatandatu. Havuzwe byinshi byamuranze mu gihe cyose yamaze mu Rwanda, harimo uburyo yakoresheje uko ashoboye akarwana ku batutsi ubwo bicwaga abandi bakameneshwa mu Rwanda guhera kuri Noheli mwaka w'1963. Igitambo cya misa cyabereye i Bruxelles mu Bubiligi aho avuka. Nyuma y'iminsi 9 yitabye Imana. Padiri Uwamahoro Canisius niwe wasomye ubutumwa bwa Antoine Kardinali Kambanda agaragaza uburyo isi yabuze umuntu w'ingenzi. Ati n'akabaro kenshi nakiriye inkuru y'urupfu rwa Padiri Stanislas de Jambrine. Yari umuntu udasanzwe kandi ukomeye mu buzima bwacu twese mu kazi atwo kuvuga neza ubutumwa muri Kiliziya Gatolika. Nyuma gusa y'amezi 6 gusa akimara kurahirira kuba padiri
yahise aza mu gihugu cy'u Rwanda. Ati imyaka ya 60 yujuje neza inshingano yari afite mu Rwanda, nta gushidikanya ko imbuto yabibye izaguma mu mateka ya Kiliziya. Ati yabaye intangarugero ku bato ndetse n'abo bangana. Bamwe mu bo yarokoye mu bwicanyi mu Rwanda n'abandi bamumenye mu gihe yamaze mu Rwanda bishyize hamwe boherezwa ubutumwa butandukanye, bohereza indabo, bahagararirwa na Maître André Martin Karongozi. Mu butumwa bwabo yatanze, Karongozi yagize ati Padiri Stanley ati mpagaze aha ndi ijwi ry'ibihumbi by'abanyarwanda bagukunze kandi bakugomba byinshi. Ati kuri bo uracyari, ati mu by'ukuri intwari, barakuvuga ibigwi. Ati ubaye umuhuza, baremeza ko wageze iruhande rw'Imana. Ati turatekereza ko benshi bakumenye usanze babyiganye baza kwakira. Ati kuri twe uri umutagatifu, turasaba ko abapadiri na Kiliziya wakoreye basaba ko ushyirwa ku rutonde rw'abandi batagatifu. Atukomeze udusabire ku Mana, kandi turizera ko uzakomeza kutuvuganira nk'uko bisanzwe. Maître Karongozi yavuze uburyo Padiri Stanley de Jambrine yitangiye abatutsi cyane mu myaka y'1963 kugeza ubwo afata imbunda akemeza kubarinda aho bari bamuhungiyeho. Yagize ati yari umuntu ukunda abantu, utabara abababaye, yubakiye abapfakazi, ariko ati muri buriya bwicanyi kuko bwabanje mu bufundo. Ati hari muri prefecture ya Gikongoro muri 63 muri province ya Cyanika, yafashe imbunda atabara abantu ku buryo bugaragara, arwana kuba muhungiyeho kandi azi neza ko nawe bashobora kumwica babimuziza. Ati si byemfura Vianney w'imyaka 70 ubatijwe na Padiri de Jambrine ubwo yari afite imyaka 10. Ati niwe munyarwanda waherukaga rero kumusura mbere yuko yitaba Imana. Yavuze ko mu buryo yamubwiye harimo ko yishimira ko u Rwanda rugeze nyuma y'ibintu byinshi cyane rwanyuzemo, nkuko yagiye abigarukaho Padiri de Jambrine. Ati namenye Padiri de Jambrine mfite imyaka 10, niwe wambatije. Ati hari mwaka w'1931, yari umuntu ukunda, wakira kandi agafasha abababaye. Ati bamugana nigeze abandi bindeba, atahubwo yashyiraga mu bikorwa ibyo yigishaga. Padiri de Jambrine ati kandi yagejeje ku banyarwanda cyane abo mu Cyanika ibikorwa remezo byinshi kandi byiza. Sibye mfura yavuze ko Padiri de Stanley Jambrine yubatse insengero ahantu henshi nka Central ya Mbuga, y'Imbazi, iyo ku Mweya, y'Ikirambi, ya Nyarunyinya, ati n'izindi zo muri diocese ya Butare mu gace kaje kuba diocese ya Gikongoro. Yakomeje agira ati abazi umuhanda uva mu Cyanika ujya i Nyamagabe, ati muzi ukuntu de Jambrine yagabanyije bitangaje. Ati ugahanama nk'aho bita kwisari. Ati yubakiye abapfakazi n'abandi benshi cyane batishoboye. Padiri Stanislas de Jambrine kandi yashimiwe uburyo yafashije abana babaga babuze amikoro yo kujya kwiga, akabarihirira amashuri, abashonje akabagaburira. Padiri Chatzan Umubirigi babanaga mu muryango w'abapadiri bera, ari nawe wayoboye igitambo cya misa cyo kumusezera, yavuze ko Padiri de Jambrine yari afite impano y'urukundo. Ikiganiro igihe yagize ati nk'uko nabivuze mu misa, ati yari umugabo w'ibikorwa. Ati nge navuga ko yari afite intoki za zahabu kuko ibintu byose yakoragaho, ati yabitunganyaga neza, si impano gusa, ati ahubwo yari yuzuye n'urukundo. Ati kandi yabikoraga umutima mwiza. Ati nicyo cyatangaje kuva kera cyane. Amateka magufi ya Padiri Stanislas de Jambrine de Mai. Padiri de Jambrine yabaye umusaseridoti mu mwaka w'1943, arahirira kuba umumisiyoneri muri Mata mu mwaka w'1947, ari nabwo nyuma yaje koherezwa gukora umurimo wo kogeza ubutumwa bwa Kristo mu Rwanda. Yayoboye ishuri rya Rwaza, irya Kansi, nyuma mu mwaka w'1959 agirwa padiri mukuru wa paruwasi ya Cyanika. Yakoreye ubutumwa muri paruwasi zirimo iya Nyagahanga na Rushaki muri diocese ya Byumba, paruwasi ya Rwaza, ndetse na Runaba muri diocese ya Ruhengeri, ndetse n'ahandi ati harimo paruwasi ya Rusumo muri diocese ya Kibungo. Mwaka w'1981